bweza gura niba nta nabo ufite kandi birakuri umva si umutontomo gw'ikibuno ntabwo guri turagawe sinje nakubwiraga nti ni isura y'ikote rishaje kandi ricikaguritse inyuma, inkono y'itabi mu kanwa, ingofero y'abasaza bigaragara ko yari ingoma icyongeza izindi, inkweto ziri mu bwoko bw'ingozi zataye ibara bigoye kuba wamenya ubwoko bwazo bitewe n'ukuntu zishaje. Yitwa Bijiyobija. Ni byinshi umwibazaho ndetse ni byinshi utamuziho, birimo no kuba ashobora kuba atari umusaza kuko nk'uko akunze gukina komedi agaragara, kuba amazina yitwa muri komedi atari ko yitwa mu buzima busanzwe, urujijo ku myaka ye n'ibindi byinshi. Ariko se mu by'ukuri uyu musaza Bijiyobija ni muntu ki? Ese yaba afite imyaka koko nk'uko akunze kubyivugira, cyangwa ni uburyo bwo kubaka isura y'umwuga we wo gukina filime? Ubundi se yaba yubatse? Ndavuga niba yaba afite umugore n'abana cyangwa aracyari ingaragu. None se uretse bimaze kubwira hari ikindi wamwibazagaho? Ibyo byose rero nibyo bimaze amajoro menshi bindaza nasinziriye, byatumye nubika amacupa negura inyandiko maze ngutegurira icyegeranyo cyihariye kuri uyu musaza. Kora subscribe nonaha tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Manizabayo Prosper, ariko yamamaye nka Bijiyobija Gregoire, izina akoresha mu mwuga we wo gukina komedi. Bijiyobija nka Prosper ni ukuvuga mu buzima busanzwe atari muri sinema. Yavukiye mu karere ka Musanze, avuka mu mwaka w'1995. Byumvikana neza ko kuri ubu afite imyaka isaga 29. Amashuri ye yayigiye Musanze mu kigo cya GS Muhoza ya mbere, yiga mate, chimie na biology MCB. Kuri GS Muhoza kandi ni nawe yasoreje amashuri ye yisumbuye, gusa ngo yagize amahirwe yo gukomeza kaminuza. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Bijiyobija yatangiye guhiga ubuzima kimwe n'abandi bajene bose, garebe ko nawe yatera imbere. Yahigiye muri byinshi bitandukanye, ashakishiriza amafaranga yashoboka hose kugeza ubwo yinjiraga muri sinema, amaze kubikimenya bose. Urugendo rwe muri sinema ntirwamugoye cyane kugira ngo amenyekane, kuko mu gihe gito cyane yari amaze kubikimenya bose, bitewe n'uko yazamukiye kuri mugenzi we umaze kuba ubukombe muri uru ruganda rwa sinema, Dogiteri Nsabi. Uyu Nsabi mwese muramuzi muri filime z'urwenya za hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo baramuzi cyane. Bijiyobija rero ngo yabyirukanye kandi anigana n'uyu Dogiteri Nsabi, abiganye amashuri yisumbuye kuri GS Muhoza. Atangira bwa mbere, Bijiyobija yatangiye kugaragara kuri chaîne yitwa Irebero TV. Iyi ni nayo yamuzamuye kuko yatangiye kumenyekana nyine ubwo yakinanaga na Nsabi muri komedi zacaga kuri iyi chaîne. Nyuma yo kumenyekana, Nsabi yaje kwinjira muri Kigali ndetse amaze kuyifatisha, afasha na Bijiyobija ukunze gukina ari papa we, nawe muzana muri Kigali. Batangira gukora ama interview ku bitangazamakuru bitandukanye no gukina mu zindi filime na komedi zitandukanye. Bijiyobija nawe abatangiye kumenyekana no kwamamara gutyo. Nyuma yo gukina muri komedi zo kwirebero TV, yakomereje no mu zindi zitandukanye zirimo Big Mind Comedy n'izindi zitandukanye uzabona, ndetse yewe uyu mugabo uzamusanga no kuri YouTube channel ye yitwa Bijiyobija Live. Kuzamuka kwe byatangiye gufata indi ntera cyane mu yitwa Big Mind Comedy, bikomereza kwa Kiramani kugeza n'ubu aho twese tumuzi nk'umusaza w'umunyarwenya. Gusa kugeza n'ubu buri wese ubonye Bijiyobija hari ikibazo kimwe kimuza mu mutwe. Ese no mu buzima busanzwe ni umusaza koko, cyangwa nibyo yigira muri filime hanze ya sinema akongera agahinduka umusore? Amashira kinyamakuru iki kibazo rero nuko Bijiyobija ari umusore w'imyaka ibarirwa muri 29, akaba akina filime yigize umusaza nk'umwihariko we. Ibintu byanatumye kuri ubu amaze kwigarura imitima y'abatari bake mu bakunzi ba sinema nyarwanda. Hari abantu bashobora kwibaza niba koko Bijiyobija yabasha gukina komedi mu buryo buri live ari imbere y'abantu, ibyo bita stand up comedy. Mu buzima bwe bwite bujyanye n'urukundo, Bijiyobija kugeza n'ubu nta makuru ahari yemeza ko uyu musore kandi w'umusaza yaba afite umukunzi cyangwa atamufite. Icyakora hari bamwe bavuga ko yaba amufite, ariko akaba bigira ubwiru kubera ko wenda adashaka ko ubuzima bwe bwite ujya ku karubanda nk'uko bamwe mu byamamare bakunze kubigenza. Mu bindi wamenya nuko burya ngo Bijiyobija akunda cyane byayibuje, ndetse yebeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame intore zirusha intambwe.
Kuri we byarenze kumwita umukuru w'igihugu, ahubwo amwita murumuna wa Kristo, Yesu Kristo. Ibi yabitangarije mu kiganiro yagiranye na BNB FM Mwezi. Bijiyo Bija afite icyifuzo gikomeye yashaka gusaba Imana kireba Perezida Kagame ndetse kikareba n'abanyarwanda bose muri rusange. Ati, ko numva ngo Imana yambukije Abisirayeli inyanja, ikamya inyanja, divayi irahindura, ibihumbi 5 baranywa, imigati barakwigwa. Kuki Imana itadukorera suroporize umukuru w'igihugu ku myaka afite, iturinde murireho nk'imyaka, mbese wenda asigarane nka 20, yongera atangire bundi bushya. Numva yasubira mu butoya tugakomezanya, wenda ngiye nigwengerere, none ngewe baturage bantezeho iki, ariko we tumutezeho byinshi. Nukuri da. Abandi bantu Bijiyo Bija ngo yifuza guhura nabo harimo Mbabazi Shadia, mwese muzi nka Shadibu. Uyu ni umugore w'ikimenya bose, uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyamideli wigaruriye imitima ya benshi kubera uburyo budasanzwe acugusamo ikibuno, imyambarire idasanzwe n'ibindi byinshi bituma ahora ku mitwe y'inkuru z'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Ngo Bijiyo Bija rero yifuza guhura n'uyu mubyeyi w'abana 2 wabyaranye n'uwitwa Meddy Saleh. Ku bijyanye n'ibyo kunywa rero, Bijiyo Bija we yikundira imbetezi zimwe zimaze iminsi nk'umuntu w'umusaza nyine. Uzamubona kenshi agendera ku kabando ndetse atumura agatabi, inkono y'itabi, ibintu benshi bafata nk'ikimenyetso yamya ko ari umusaza no mu buzima busanzwe. Ngayo nguko ngibyo ibya Manizabayo Prosper wamuye cyane nka Bijiyo Bija guturuka i Musanze kugera i Kigali mu Rwanda, baramuzi cyane. N'umwe mu kiragano gishya cy'abari kwigarura imitima ya benshi muri sinema nyarwanda, by'umwihariko muri comedy. Ninansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Nawe utaha